Nakomeje kugenda mbona abantu benshi banenga Pamela by'umwihariko bitewe n'imyambaro idasanzwe yari yambaye ku wa gatandatu igaragaza umukondo inda yose ubona iri hanze. Abantu benshi rero ukabona ko bakomeje kugenda babigaya, ndetse batanze ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye bavuga ko rwose mu by'ukuri yari yambaye nabi, bavuga ko atarakwiye kwambara imyenda nk'iyi ngiyi umugore wabyaye, ngira ngo murabizi neza ko afite umwana umwe, ndetse yamubyaranye n'umuhanzi ukomeye cyane witwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, abenshi muri mwe bankurikiye aka kanya muramuzi cyane. So ibi ngibi rero byagarutsweho n'uwitwa Rutanga rw'amaboko wananiwe kwihangana akabitangaza ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yanditse amagambo akomeye cyane agaragaza yuko mu by'ukuri ari kunenga Uwicyeza Pamela, agaragaza ko mu by'ukuri atarakwiye gukora bino bintu, byibuze yarakwiye kwiyubaha nubwo atakubaha abandi. So wenda twihuse cyane, so mbere yuko wenda tugaruka ndetse nkubwire byinshi, uwitwa Rutanga rw'amaboko yejeje kuba atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter ndetse agaragaza yuko atewe intimba n'agahinda ku bijyanye n'imyambarire y'uyu mugore. Reka mbanze nguhe ikaze, iyi yitwa Kigali The Twitter Talks Entertainment. Ni amakuru yose y'ibyamamare tugenda tugarukaho ndetse tuvuga byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane tukibanda ku basitari ndetse n'andi makuru yose aba ari kugenda avugwa hirya no hino make make. So twihuse cyane, hari ku munsi wo ku wa gatandatu ubwo habaga igitaramo gikomeye cyane cy'umu DJ, ndetse igitaramo kikitwa Spine and Friends, ndetse cyitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nakunze kubonamo abasitari benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse Pamela yabaye umwe muri abo basitari bahaje, dore ko Pamela akundwa ndetse nakurikiranwa n'abantu batari bakeya ku mbuga ze za Instagram. Navuga ko ari umwe mu bagore bafite igikundiro kiri hejuru ndetse badasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bashobora gukora agakosa gatoya kakaba viral cyangwa se kagakwirakwira mu gihugu cyose, abantu bose bakaba bakamenya. So navuga ko hano rero kuri imyambaro yari yagiye muri iki gitaramo yambaye, navuga ko atari yabitekerejeho neza, bitewe n'uko abantu benshi nakunze kugenda mbona bayikomantaho, ndetse nta n'abantu nigeze mbona bamushyigikira bavuga yuko byibuza iyi myambarire yari imubereye cyangwa se byari byiza yari akwiye kuba abyambara. Gusa abandi nabo bakavuga ko byibuza bwari ubushake bwe ndetse ashobora no kwambara ibyo ashatse, ariko tugiye mu bijyanye n'umuco nyarwanda wahita ubona ko rwose hano nta kwiyubaha ko ari kurimo, kubona umugore wabyaye inda yose iri hanze. Abantu benshi rero nakunze kubona babivugaho cyane, bavuga yuko mu by'ukuri bitari bikwiye. Witwa Rutanga rw'amaboko, abantu benshi bamukurikirana ku mbuga ze zigiye zitandukanye, aho yagize ngo zibaho ugatsindwa we, kirazira mu muco wacu, nta mugore wo gushyira umukondo ku karubanda, nta mubyeyi wo kwanika inda n'umukondo ku gasozi, kandi nari wo pfundo ry'igitereko cy'ubuzima butazima. Ni urureri rurera abana ugenwe akagenda, ariko akajyana ubugingo bwa nyina sigaho. Ni uko nguko yabaye nk'umubwira, agaragaza yuko mu by'ukuri yababajwe ndetse afite agahinda gakomeye cyane n'ibyo uyu Uwicyeza Pamela yakoze. Hano hasi yavuze ngo none ubwo ababyeyi biyanitse abana nibo baziyanura se nyagasani, ngo muhonoke bene Imana, ngo u Rwanda ntiruzigera rubura imburagihana. Inda y'umubyeyi ishushanya u Rwanda nk'inda isamirwamo, kandi inda ibyara ubuzima butazima. N'utakwiyubaha yakubaha kandi akubahiriza, nicyo kiduhatse. Ni uko nguko Rutanga rw'amaboko yagerageje kuba abigaragaza, avuga yuko rwose mu by'ukuri bino bitari bikwiye. Ni nyuma ya byinshi byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bigaruka kuri uyu Uwicyeza Pamela ubwo yagaragaraga muri iki gitaramo ndetse anabyinana n'umuhungu, ndetse bikaba inkuru ikomeye cyane, ibinyamakuru byinshi bikagenda bibyandikaho. Abenshi bakavuga yuko ntacyo bitwaye, ari umuntu nawe akwiye kuba yakishima, ariko bakavuga yuko ikibi wenda ngo ni uko yari kurengera. Ariko nyuma byaje kugaragara yuko uyu musore ari musaza we, urumva ntabwo ari ibintu biri big deal cyane, nta nubwo ari ibintu byari bikwiye kuba inkuru ku rwego rwo hejuru. So rero ariko abantu benshi batari bamuzi ndetse batanabizi, bavugaga ko rwose mu by'ukuri Pamela yari yarengereye, kuko umuntu ufite umugabo adakwiye kujya mu tubyiniro nk'utu ngutu atari kumwe nawe, ndetse by'umwihariko akisanga ari kubyinana n'abasore. Urumva nyine byari kuba ari ikibazo iyo aza kuba ari uwundi muntu wo hanze ndetse badafitanye isano. Urumva byari kuba ari ibintu ntekereza bitari kuba byiza ndetse bitari no gushimisha The Ben by'umwihariko. Ariko reka twizere ko nta kibazo kindi gihari, ndetse n'ibi ngibi ndetse n'izindi nama zose uyu
Rutanga rw'amaboko agendamo, ndizera ko yabashije kuba azumva n'ibyagiye bimuvugwaho byose. Ndizera ko atazongera gukora ikosa, kuko aba ari umusitari. Ni umuntu ukora agakosa gatoya kakaba kavugwa, abantu bose bakaba babimenya, bakagenda batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Rero izo point ziri negative navuga ko arizo zica intege cyane cyane abasitari, by'umwihariko ntibyanagutungura Pamela tutongeye kumubona muri public, by'umwihariko akora ibintu yishakiye, ariko ahanini n'ubundi usanga aribwo buzima bw'abasitari babayemo. Ariko by'umwihariko uri kubona ko hano yari yakabije kabisa, kuko umuntu ufite umwana, noneho murabizi neza ko Pamela yibarutse umwana, ndetse akaba yitwa Uwicyeza Luna Uramugisha. Rero navuga ko atari akwiye kuba yambara by'ukuri muri ubu buryo. Uri kubona ko ari ibintu bigayitse, kuko sinzi ko ni ibintu navuga ngo bitari bikwiye. So tugarukiye aho ngaho rero, nta kindi kirenze nje kukubwira ko kugutangariza uko muri iyi mihanda aka kanya byifashe, ndetse nuko nguko bihagaze. N'andi makuru yose ni mu kanya. Wowe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo komeze ukurikire n'izindi nkuru zose ngenda nkugezaho, dore ko ahanini n'ubundi ngenda nkugezaho amakuru yose bari kugenda asohoka ndetse anavugwa hirya no hino. Murakoze cyane. Yari Kigali The Talks Entertainment.